yindi stade yigeze kuvugururwa cyangwa ngo yubakwe ihabwe ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru nk'iyi ngiyi. Santiago Bernabeu iwabo w'ikipe y'igihangange kurusha izindi, Real Madrid. Real Madrid irenda gusoza imirimo ya nyuma y'amavugurura ya stade yayo, aho izaba iteye mu buryo butigeze bubaho mbere. Inzozi zabo zo kwigira stade ya mbere ku isi zigiye kuba impamo mu myaka irenga 4 barwana n'amavugurura idasanzwe, ariko ibyavuyemo ni agatangaza. N'ubusanzwe Santiago Bernabeu yari imwe muri stade zizwiho ubwiza, ikagira ikibuga gifite ubwatsi bugezweho kandi bugaragara neza cyane. None wakwibaza ngo aya mavugurura n'ayiki? Ubu rero icyo bakoze kandi bagikora ni ukuyongerera ikoranabuhanga rigezweho ku buryo izajya ikorerwamo ibintu byinshi bitari ugukinirwa umupira w'amaguru gusa, aho ubu harimo amasare manini y'ubugeni, ibibuga byakira indi mikino n'ibindi. Guhera ku muzenguruko w'iyi stade ukageza ku gisenge cyayo ndetse n'ikibuga ubwacyo byakorewe amavugurura adasanzwe, bikorana ubwitonzi no kwigengesera. Reka ibi tubyite kuvuka gushya kwa Santiago Bernabeu, stade ya Real de Madrid. Mbere yuko dukomeza, reka nkubutse gukora subscribe kuri YouTube channel ya Top 250 ikugezaho ikoranabuhanga rigezweho mu myubakire. Nge nitwa Joshua Mutuyimana, mbahaye ikaze. Baza umuntu uwo ari we wese uzi ko akunda kandi akurikirana iby'umupira w'amaguru uti wampaye urutonde rw'amastade ya mbere akomeye ku isi. Uko byagenda kose iyi ntigomba kuburamo Santiago Bernabeu y'i Madrid muri Espagne. Iyi ni stade iherereye mu mujyi rwagati, akaba ari iwabo w'ibikombe 14 bya Champions League guhera mu mwaka w'1947. Ibi kandi byatumye iza kuba ikintu kimwe mu by'ibanze biranga uyu mujyi wa Madrid, kapitale y'igihugu cya Espagne. Uko imyaka yagiye itambuka, Santiago Bernabeu yagiye ivugururwa. Urugero nk'igihe bashyiragaho igisenge cyari kigezweho icyo gihe bitegura igikombe cy'isi cyabereye muri Espagne 1982. Hanyuma rero mu mwaka w'1992 hongewemo imiryango 4 mu mfuruka zose za stade uko ari 4. Stade iragenda irahinduka burundu, imyanya abafana bareberagamo umupira bahagaze yose ishyirwamo intebe. Noneho rero dusimbutse mu mwaka wa 2011 nibwo ubuyobozi bw'ikipe bwemeje umushinga wo gukora ivugurura ry'amateka. Perezida w'ikipe Florentino Perez yatumiye abenjeniyeri bakomeye ku isi kugira ngo bakore igishushanyo mbonera kijyanye n'ibikubiye mu mushinga w'amavugurura. Design yari ikenewe yagombaga kuba ari design ifite igice twakwita nk'uruhu rw'inyuma. Icyo gice kikaba gisa neza, mbese gikurura abantu muri make. Ikindi kandi kikaba giteye ku buryo kidakurura ubushyuhe cyangwa ngo kinjize imbeho mu myanya abafana bicaramo. Mu kuvugurura iyi stade, ubuyobozi bw'ikipe bwari bukeneye ikintu kirenze kuba ikibuga cy'umupira w'amaguru gusa. Bashakaga stade ishobora kwakira n'indi mikino, ibitaramo bikomeye, ibirori by'imyidagaduro n'ibindi bintu bishobora kwinjiza amafaranga. Umushinga w'iyi stade ni inkuru isa neza n'iya Tottenham Hotspur Stadium y'i Londres mu Bwongereza, nayo yahawe design y'agatangaza ubwo baheruka kuyivugurura. Ikibuga cyayo cy'umupira bashobora kugikuraho bagashyiraho icya NFL, ya mikino y'abanyamerika bita football, ariko bakayikinisha intoki. Uyu ni uwitwa Christopher Lee, wari umuyobozi w'iyi projet. Yavuze ko iyi stade ifite ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo kuba yahinduranya ikibuga kigizwe n'ibikoresho bipima toni 10,015 vuba vuba kandi neza ku murongo nta cyangiritse. Akomeza avuga ko ibi bikorwa mu buryo bwihuse, ku buryo uyu munsi habera match y'umupira w'amaguru, ejo hakabera match ya NFL. Dukomeje rero ku ruhande rwa Santiago Bernabeu, kwinjiza amafaranga kandi menshi niyo ngingo yibanze ku buyobozi bwa Real Madrid. Duhereye ku kuntu igomba kubisa, bateganya ko igomba kuzajya ikurura ba mukerarugendo muri uyu mujyi. Ibintu byanasobanuwe neza na perezida wayo Perez mbere yuko batangira kubaka muri 2019. Uzagenda ubona cyangwa wumva imishinga nk'ingi y'amakipe ashaka kuvugurura amastade yayo, ariko aho bitandukaniye n'iyi, ubusanga hagamijwe kongera imyanya y'ibyicaro muri stade, bakongera ubunini no guhindura uko isi inyuma. Ariko Santiago Bernabeu izaba ifite ibintu byinshi byihariye. Ndavuga ngo izaba, kubera ko nubwo muri uyu mwaka w'imikino ubona bayikiniraho, ntago amavugurura ararangira. Nk'ikipe rero y'igihangange ku isi yigeze no kutwereka ikipe y'Abagalacticos. Ubu ifite stade itandukanye cyane n'izindi ku mubumbe, ndetse n'uyu munsi bijyanye n'abastari bayikinira, stade ntago ariyo igomba kubiciriritse. Bivuga ko imirimo igomba kurangira itwaye akayabo k'amafaranga ari hejuru ya $1 miliyari. Ni ukuvuga nka ba Jude Bellingham 10,
kuko nawe yaguzwe miliyoni zirenga 100. Ibi ntabwo biri kure y'ibyo Tottenham Stadium yashoweho, nayo yavuguruwe hafi ya bundi bushya. Reka tugaruke kuri design yayo icanganyikishije yubatswe mu gishushanyo mbonera cyahigitse ibindi tariki 31 z'ukwa mbere 2014 cyiswe L35. Iyi ni inyubako iteganywa n'igishushanyo mbonera ifunikishijwe ibyuma inyuma bashobora no guprengiraho amashusho ku muzenguruko wayo wose wa dogere 360, ikagira n'igisenge gifungwa burundu cyose abarimo bakamera nk'abibereye muri sale batareba hanze. Ni stade y'igitangaza. Iyi stade nirangira neza izaba ifite amaduka n'amaguriro, imyanya iberamo imyidagaduro no kwishimisha ku mpande zombi, ikazaba ifite parikingi y'amagorofa 5 yubatse munsi y'ikibuga. Mu buryo bugezweho iyo bubaka stade batekereza n'inyuma hayo. Urugero nka Etihad ya Manchester City, ku gishushanyo mbonera cyayo gishya barateganya kubaka ibindi bikorwa remezo inyuma ya stade, aho umufana azajya atangira kuryoherwa na mbere y'uko yinjira muri stade nyirizina. Ni ukuvuga amabare, amaguriro, amaresitora n'amahoteli n'ibindi bituma Etihad ikundwa. Kuri ubu rero byinshi biri kujya mbere i Santiago Bernabeu, kandi byose bigakorwa n'ubundi stade iri gukoreshwa bidasabye ko ikipe yongera kwimuka. Umuntu yakwibaza ati ni gute imirimo nk'iyi ikorwa? Barabanje basakambura igisenge gisanzwe, babikora mu byiciro. Bamaze kugikuraho byatumye haboneka undi mwanya wo gushyiramo ibyicaro by'abafana, iva mu kwakira 81 igera ku 85 by'abafana. Kugira ngo bubake iki gisenge, besitaye imashini nini zitwa cranes zifite ubushobozi bwo guterura ibintu bipima toni 800, zifasha mu kumanika ibyuma byambukiranya uruhande rumwe bijya ku rundi, ari byo bigomba gufata igisenge. Ibi byose byagombaga gutambikwa ku burebure bwa metero 176 mu byiciro 10, hanyuma bigahurizwamo hagati. Bisobanuye ko byasabye kubanza kubaka andi magorofa 2 ku ruhande izuba rirengeraho kugira ngo bifashe mu kuzamura igisenge gishya. Igihari nuko amagorofa ya B na C asanzwe yarasenywe, noneho bituma haboneka indi nzira icamo abafana. Ibintu byose turi kuvuga byongewemo, birumvikana ko byongereye uburemere bw'inyubako. Bivuze ko bari bakeneye fondasiyo ndende ihereye hasi kandi ikomeye. Fondasiyo y'iyi stade nshya ifite metero 36 z'ubujyakuzimu na metero 4 z'ubugari. Igisenge nacyo cyakozwe cyitondewe cyane, dore ko kizaba gitwikiriye stade yose. Ni kinini bidasanzwe, ndetse kugira ngo gishyirweho bakizamuriye inyuma ya stade. Ikindi wamenya kuri iki gisenge cyangwa isakaro mu kindi kinyarwanda, kugira ngo cyubakwe hakoreshejwe ibyuma bipima hejuru ya toni 33,000, atari ibyuma bisanzwe ahubwo ibyo mu bwoko bumwe n'ibyakoreshejwe indege ya Airbus A380. Bagitangira ibikorwa byo kubaka iyi stade ya Real Madrid Santiago Bernabeu, kuri chantier buri munsi habaga hari abakozi batari munsi ya 800, ndetse yewe no mu gihe cyaguma mu rugo ya 2022. Ikintu cyonyine kigeze guhagarika kuza kw'abakozi bihoraho ni muri 2021 ubwo hazaga ubukonje bwinshi cyane bwatanze urubura bwiswe Storm Philomena. Icyo gihe abakozi bahagarika akazi. Birashoboka ko ikintu gitangaje kuri stade ari cyo abantu batarabona. Ntabwo ari igisenge cyangwa isakaro gusa rishobora gufungwa no gufungurwa gusa, ahubwo n'ikibuga ubwacyo. Ibintu bitangaje cyane. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki? Impamvu nuko igihe nta mupira uhari kandi stade ikaba ikeneye kwakira ibindi birori bitari iby'umupira w'amaguru, ikibuga cy'ibyatsi ntikiba kigikenewe. Bahita bakibika vuba bakazana indi tere ijyanye n'ibigiye kuhabera. Indi stade ifite ikoranabuhanga rijya kumera nk'iri ni stade ya Tottenham, aho ifite ikibuga cy'umupira w'amaguru ariko bashobora kugikuraho bagashyiraho icya NFL. Lee wubatse kuri stade ya Tottenham yavuze ko iri koranabuhanga rishobora kubaka inyubako ishobora guhindura imiterere yayo bitewe n'ikigiye kuhabera. Ati byazanye ikinyuranyo ku yindi myubakire yari isanzwe. Ukuntu rero iyi system y'agatangaza ikora, ikibuga kigabanyemo ibice bitandukanye ikabyohereza munsi haba harimo greenhouse yita ku bwatsi bw'ikibuga bukabikwamo kugeza igihe undi mukino uzabera. Ngira ngo noneho urumva ko iki gice cyo hasi kirenze kuba kibika ubwatsi gusa. Tekinoloji igize iki gice ifite ubushobozi bwo kugenzura buri kimwe cyakorerwa, nko gutanga urumuri, kuringaniza ubushyuhe no kugenzura systeme isukira amazi mu bwatsi. Nk'uko ubibona, ikibuga ni kinini cyane iyo giteranyije, ndetse ntigishobora kubikwa batakigabanyijemo ibice kubera impamvu zigera kuri 2.
Iya mbere ni uko munsi y'iyi stade hacamo umuhanda wa gari ya moshi. Iya kabiri ni uko iyi stade iherereye mu mujyi rwagati, umujyi ufatanye cyane. Ibintu byanatumye iyi proje igorana cyane. Nk'uko umuntu wese yabitekereza, ku mishinga nk'iyi uba ugomba guhura n'imbogamizi utari witeze. Imirimo yo kuvugurura iyi stade byari biteganyijwe ko izarangira muri 2022. None ubu turi 2024 kandi imirimo kuri irakomeje. Ibi byatewe n'impamvu ebyiri. Icyorezo cya Covid n'intambara ya Ukraine byombi byatumye ibiciro by'ibikoresho bizamuka. Kabone nubwo byatinze ugereranyije n'igihe bari bihaye, igihe cyose izuzurira bizagaragarira buri wese ko batatindiye ubusa, bijyanye n'imirimo y'agatangaza iri gukorwa kuri iyi stade. Ubuyobozi bwa Real Madrid bigaragara ko batitaye ku giciro bizarangira bibatwaye kuyuzuza, kuko bazi neza amamiliyoni menshi y'amadolari izajya yinjiza buri mwaka. Real Madrid yashaka gukora ikintu gitangaje kandi gitandukanye mu isi y'imyubakire y'amastade. Dukurikije uko tubibonye, icyo gitego bamaze kugitsinda. Ukurikije uko yubatse n'ibiyigize, ntabwo ari y'abafana ba Real Madrid gusa, ahubwo ni igikorwa remezo kigari cyane kizajya gikoreshwa na buri wese utuye uyu mujyi. Ikindi kintu cyiza kuri iyi stade ni uko yubatse hagati mu mutima w'umujyi. Iyi nayo ni indi kode y'ibishushanyo mbonera by'amastade ku isi. Reka dusoreze ahangaha ibijyanye n'amavugurura ya stade ya Real Madrid. Nibyo twari tubafitiye uyu munsi. Mbashimire cyane mwe twabanye. Mbibutsa gukora subscribe kuri iyi channel ya Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.